abacamanza bari hehe koko ngo bamburanira umwana wanjye ndebe ko yarengerwa koko rwose ikindi nayo nibagiye rwose namugira inama uwo muhungu rwose yanga kumva ubwo nyine ni mu mukatira kuri Devine afite ku ngufu mu buryo bukomeye pe bamufashe ku ngufu birambabaza nanjye bwanjye njyewe ubwanjye nari imibere kuko ziriho comedy Genesis did it. ariko mana yanjye amaraporora niko aya maraporo ko muri ibintu hano bituzura karibu niwinjire komere bayobozi mwara amahoro bandi bimeze bite byari sawa urebye nose uragenzwa n'iki ese njyewe ko uno munsi ari wo munsi w'urubanza rwa wa muhungu yafashe ku ngufu ni kuri iyi tariki burya ni kuri 25 burya none cyane rwose ndabona hano n'ibiraporo nawe ndi gukora nabyo mbirangije ube wabirangije kuko nabirangije kanya rwose ntabaje ngo mu kandi kanya nanjye ndaje ngo ngenda mwitegure buriya tubahurire n'uwo muhungu urimo muzana kuko ntabwo bwaburanisha umuntu udahari ubwo mu kanya uraza kumpamagara twaza guhuza kuri fone ugura mama wayize nta kibazo sawa byabaye kuri Gakwaya bigize kandi Gakwaya namwigishije ndamwigisha ariko aragenda atikura umwana Gakwaya buri chance nakubwira pe none ubu ngubu ari muri gereza nafungo nyine Gakwaya ibintu yakoze wamwe namwigishije nta kuntu nagize rwo wamugira inama ngakuyumva ndibamufunga nyine abyumva ura muhungu rwose ariko buriya wajya mu rubanza tukareba ukuntu bimeze ariko uzi koko ari byo rurabo no munsi reka tugende reka tuhahurire nawe reka tugende bro yego makwezi Yesu uko nawe nanugiye nkana ukomera cyane ubu nanjye muri rwa banze rwa mwana wanjye rwose mwafashe ku ngufu mwana wanjye muravinda imwe n'ababyaye ajya n'uyu munsi ruba n'uyu munsi ndetse yabikoreraga iki umva kandi ibyo mbananga yabikoga iki se umuhungu ubwo nyine reka tujye mu rubanza rwe nakundi tugende baramufunze neza aho ntabwo bishoboka sinabyo sohoriza ibyo bibereyemo baramufunze nyine nabonaga namwe mwabigizemo uruhare kugira ngo kumufunga kwiwe hari inyungu mubifitemo ariko inyungu si izacu ibihombo byose ni ibyawe inyungu ni iza kuko we yari afite icyo akurikiranye ndetse wajyaga sinakubwiraga byose byatewe nawe iyo utaza kureba mama ariko wari wavuze yuko tugiye gusura Solange uretse yari Solange nta kibazo nyine abakitse ko mba murimo muravuga amagambo menshi ra ukuvuga ngo ibya wa musheri wari yete bafunze da cyamanye baramufunze se baramufunze da uyu munsi turajya kurwumva cyamanye none se amakuru wari ufite nta makuru nari ifite sego numva urimo satanije sinavugaga arababaye ariko nyamwanga kumva ntiyatinze kubona ntitwakubwira narabivugaga bibwira mama yanga kumva ngaho ahubwo reka twigire kumva urubanza nawe aha bana bari hehe ko yewe ndababonye yewe uno munsi turarwumva cyane pe bana ba uno munsi mwiteguye ngo tujye kumva rwa rubanza rwa ba muntu wacu twiteguye ntabwo nimba nambara indi uvugisha ukuri uko byagenze kose cyane murya iminwa cyangwa ujya ngo ndamukunda ngo ugeze hirya no hino ariko ma n'umukobwa nawe yirinde kumvugiramo aravuga avuga ibyo yabonye naraguhuguye wanga kumva ndaguhana wanga kumva none ibyababayeho nzaba ndeba n'amaherezo yabyo niba hataragiye muri akandi tugende ndabivuga byose nimuze tugende
man. Fresh man. Biracamo. Ciao, nyine ngiye kureba uburyo nagobotora wa mukiriya wanjye mwana. Aho utambwira kugiye kurwana rwa rubanza. Utambwira gukura hasebera pe. Ko ngiye kurwana rwa mukobwa pe. Ndakutese man. Nese sibyo twigiye. Ariko sha umuntu yarabyigiye wanamugana ariko cyonze cyo ndagusebya ndagusebya. Zimani ngiye cyakiyongeze mu rubanza naguhiba. Ariko bica mukwa waranyira mwana. Akara akajya he. Ariko nyine wibuke ko uriya mukobwa ni mu mafuti man. Uriya ruhungu mwana mu mafuti karakara mwana ka 15 mwana. Karira niyo. Noneho byongeye uriya mukobwa ni afite imyaka 15 kuri uriya muhungu afite imyaka 15. nakujya ubwo n'ijana byo ku mugabane w'uburayi ku muntu ufite imyaka 12 ugasanga ni igisore kingana ko sundi turabura dufite ikibugo reka muguzi ibyo birakemukira imbere reka tuhagere ubundi birakemuka sawa aba tuhagere kumwe bataraza mu rukiko turagenda gute kandabona ari twe twazindutse nimba ari twe twaje kurutangiza n'abandi baraza ariko genda gake gake mwiriwe uraho neza urakomera mukomere neza muraho yego ariko bano bacamanza bari hehe kuko ngo bamburanira umwana wanjye ndebe ko yarengerwa koko ariko unyanye umuhungu wanjye ararengana rwose pe ararengana rwose ubu nundarira umuhungu wanjye ararengana kuko Imana pe aranatsinze kugira hejuru ngaho nta umva urungu uruburane ushaka nanjye marira turizirikana kabisa rwose uretse kutatsinda icyambere kijya bifite ibimenyetso bigaragara mwana ibimenyetso bigaragara ku rwego rw'igihugu papa abona ibyo urazi mwana wewe watuza mwiriwe mwakoze kwitabira uru rubanza rwa Gakwaya yafashemo ku ngufu none byagenze bite murakoze kumijana mu bwana muyobozi mu by'ukuri amazina yo nibica mu kwaha umwavoka official je umwavoka ndi kuburanira Divine mu by'ukuri Divine yafashe ku ngufu mu buryo bukomeye pe bamufashe ku ngufu birambabaza nanjye bwanjye bwanjye nari imibere ku ngufu kugeza naho nanjye bwanjye amarira yararembye aratenye neza arashoka umuntu n'umwana bakamufata ku ngufu ngiye mu by'ukuri kose pe umwana yararenganye ngira ashaka ko mu murenganura pe Gakwaya uriya muhungu yamufashe ku ngufu bakamufunga bakamukata okay ndabyumva ku ruhande rw'umukobwa mwe murabivugaho iki bwana perezida w'urukiko rero biragaragara ko Gakwaya yarengana kuko uyu mukobwa niwe yabimwisabiye kugira ngo abikore n'iryo jambo narifite uriya muhungu ararengana kuko ibyo bintu ntabwo yabikora batabyumvikanyeho rwose ariko ubundi uwo muhungu nakomeze numva mushinja ibintu mumunzane hano ndebe urimo satanisha jya kwa muganga barebe ko gifite ubwonko mu mutwe aha teka ye wamfatiye umwana ku ngufu agufunge umva oya rwose nibagufunge mwana ibyo rwose nibamufunge naramubushije aranga nibamufunge rwose umva we ceceka aho ngaho uravuga ruko hawe ki ijambo ngaho komeza utubwire burya mu byagenze bite rwose ngiye kambwiza kuri bwana muyobozi ngiye rwose iyo bigeze ku ino ngingo no kubiye ko ibintu bakora umukobwa amarira ashoka ariko naherekana ndikubwira ubwanjye ku giti cyanjye mpagaze ku maguru 5 na 2 nari imibere kuko kimurana cyane murashye mukubita mu ngote pe nari imibere kuko nari imari rwose pe uramuhungu ni umugome cya uramungu pe mu mukapire n'imyaka nka 20 pe musore tubwire byagenze bite ibyo bakuvugaho ni ukuri rwose se niko biri ni ukuri kw'Imana ntacyo narenza ntacyo bwana perezida w'urukiko rero njyewe uyu mukiriya wanjye ararengana bamuhatirije yagize ubwoba rwose uno mwana afite imyaka 5 uriko byisora rwose n'amafishi yiwe baranamukingiza baranamupimisha dore yigaga muri nasa n'imiti ari wamufata rwose nanjye nari imibereye dore rwose ariko akomero karongo n'ikicyo kajyaramo koko nawe muyobozi nawe urandebera reba rwa rusaza kurunga nango rufite imyaka 5 ngo rwiga muri nasa ndakende mama bacarizo ngergo pe ndabyizeye rura rufite 27 oya rwose umwana ari neza hehe nigwingira mu rugo iwabo rwose muyobozi
umwana wacu yose imisi 1000 rwose uri kumva nagwingira gigeze rirangwa mu rugo rwacu Icyo uno mwana ibyo bintu ntabwo yanabitinyuka nakabyipike ahubwo waza gatanakora rwose Nikose sanane ibimenyetso byerekana ko umwana wanyu ko yafashwe ku ngufu ibimenyetso nabyo ibimenyetso ni idogodo ryabyo ibimenyetso bihari rwose giye nk'urugero hari ibimenyetso byo kwa muganga urwa rugabo rwose rwamufashe ku ngufu nawe irebere uhera amaso pe kandi si ibyo gusa njye mfite n'abagabo babihamye yuko cya kigabo cyamufashe ku ngufu nta nubwo ari umwana uriye ni urugabo banyereka mu bagabo wazanye bakabihamya oya abagabo barahari rwose ahubwo turi ngaba baraginana batanze ngaba abagabo ukuri njye bwana nyakubahwa abayobozi nari mari ndabizi rwose nanajyanye na mukuru wanjye bamufata ku ngufu nari mari ndabihamya bamukatira nibashaka bazamuhezemo bwana rwose umuyobozi rwose yarabikoze si ibintu byo kwirarira nyine yarabikoze byararangiye ntacyo nanarenzaho ngewe rwose ikindi nayo nibagiye rwose namugira inama uwo muhungu rwose yanga kumva ubwo nyine ni mu mukatire none we ku ruhande rwawe abagabo wazanye abagabo rwose barahari rwose bari he hari se rwose w'uyu muhungu na mushiki wiwe n'abaturanyi nabo barabizi rwose banyereke dore ngaba rwose bwana muyobozi rero uwo muhungu yari yajyanye na murumuna wanjye ku ishuri rwose sinzi n'ibyo ngibyo yarabikoze ubu njye mubona abantu njye nababaye umuhungu wanjye baramufunze umuhungu wanjye yaragiye kwiga ngo none ngo arabikoze nta byakomeye kurenganura rwose umwana wanjye ndamwemera namwibyaye n'ifura yanjye nonedo njye mbabihakana musaza wanjye ibyo bintu ndabizi neza ko atabikora kuko twari twajyanye kwiga bose rero bwana muyobozi na Bibiliya irabyemeza abakorino ba mbere ibice 7 umurongo wa 36 haravuga ngo rwose uri kumva rwose niba urarikiye umwarikazi rwose mufata umuti kure nta cyaho uzabukoze ariko uranyumva bwana muyobozi ko bavuze abari hari ubwo bavuga iminja koko ako nyumvira pe ngiminja muyobozi nkurikije rero ibyo numvise mu kandi kanya ndaje mbabwira imyanzuro y'urubanza uburyo byagenze imyanzuro y'urubanza ibyo tujana tubyanzura ni uku nguku murabona umwana w'umukobwa yari akiri mutoya kandi nta nubwo yari bwuzuye n'imyaka y'ubukure koko murabibona none rero bitewe n'ingaruka zishobora kubonekamo zo kuba umwana yatwara inda cyangwa akanduriramo indwara izi n'izi zirazwi twese tubuzi neza zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye umuhungu rwose agomba gufungwa nkanjye perezida w'urukiko rwa ziriho komedi nanzuye ko uyu musore agomba gukatirwa imyaka 25 ariko itarengeje 50 uramuntu ko kubonye bantu bamurenganyije rwose nanjye ko nabibonaga nanjye haranaburanaga amahuru rwose waburanaga amahuru n'ibintu bigaragara ubundi kamubwira n'abandi bantu bose n'urubyiruko rwose n'abandi basore rwose urubyiruko babirebe rwose bisubireho bihane gufata abana bato bato rwose niba bireka bana bakatira burundu bagakurizamo no gupfa ubundi njye kamubwira uriya muhungu ntabwo bamurenganyije apfa ngaho gusa na kiriya yacyo nyine nta kundi bagikatira uretse ko bavuga ariko yibwo mwana ahubwo tujye kuyanywera mwana tujye kuyanywera nkorera sabu like share na comment maze undemere